kuwa mbere twasomye mu gitabo cyo kuva igice cya 15 umurongo kuva ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 25. Twumvise igiti Mose yashyize mu mazi yaruraga amazi akaryoha. Muri Bibiliya y'Ikinyarwanda haravuga ngo aba meza, ariko usomye muri King James niho havuga neza ngo amazi yaruraga araryoha cyangwa araryohera. Ejo twumvise irindi jambo rivuga ku gutsinda umwanzi akiri kure, udategereje ko agusanga. Twasomye mu Migani 27 umurongo wa 12 haravuga ngo umunyamakenga yitaza ikibi kikiri kure, ariko umuswa ahagarara mu nzira yacyo kikamuhitana. Twumvise ko tugomba gusengera ibibazo bikiri kure bitaratugeraho, kuko iyo byatugezeho biragorana cyane, tubikira byatuvunnye cyane. Uyu munsi turumva amasengesho yo gutwikurura ntabwo ari ugutwikira, gutwikurura. Amasengesho yo gutwikurura turasoma mu gitabo cyo kubara igice cya 14 turatangira ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 8. Amasengesho yo gutwikurura, kubara 14 turatangirira ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 8. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Maze Mose na Aroni bikubitira hasi bubamye imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryari riteraniye aho. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abatase icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo, babwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose bati, igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane. Niba Uwiteka twishimira, azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka, kandi ntimutinye bene icyo gihugu. Tuzabarya nk'umutsima, ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye. Ntibagifite ikibakingira. Icyari kibatwikiriye cyamaze kubavaho, ntibagifite ikibakingira. Ubundi gusenga kubaho mu buryo bwinshi. Hari igihe dusenga amasengesho yo gusaba, nk'uko Yesu yavuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Ubundi tugasenga amasengesho yo kwinginga. Kwinginga bijyana no gutaka, ndetse ugakomeza cyane
gutakira Imana ni nk'indi ntambwe isumbye gusaba gusa, ariko hakabaho no gushima, nabyo bibaho. Ndetse hari n'igihe udashimira Imana ibyo yaguhaye, ukayihimbaza gusa, uyirata, ukayiramya, ukayivuga ibigwi, ukayivuga ko ari nziza, ukavuga urukundo rwayo, imbabazi zayo, imbaraga zayo, ukavuga ko ari umuremyi, ko ari umukiza, ukayivuga neza cyane, nta kindi kintu yisaba, bitanahagarariye ku byo yagukoreye. Ibyo nabyo bibaho. Hari rero n'igihe dusenga amasengesho yo gutwikira, atari ugutwikurura. Noneho dutwikira Mana, dutwikiriza amaraso ya Yesu, tugotwe n'imbaraga z'Imana zidutwikira impande zose, uturinde, tugotesha amababa yawe, tubundikire nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo. Ayo ni amasengesho yo gutwikira. Nayo ni meza, byose Imana irabyumva. Nta sengesho Imana igaya keretse ritavuzwe mu izina rya Yesu. Nta sengesho Imana yanga keretse ritayihesha icyubahiro. Ariko cyane biba byiza iyo tuyobowe n'Umwuka Wera akatuyobora uko dusenga. Hari n'amasengesho yo gutegeka, ugategeka uti iki nikiveho, ukarandura imisozi, ugakubita hasi inkike. Ibintu nk'ibyo nabyo bibaho, ariko ntibibihe byose kimwe kigenda kiba mu mwanya wacyo. Hari n'amasengesho yo kuboha. Yesu yaravuze ati umunyembaraga ntabwo wamutwara ibintu by'ubutunzi bwe ngo winjire mu nzu ye wisahure utabanje kumuboha. Nabyo bibaho. Ni amasengesho, ariko ntabwo wahora uboha gusa ngo abe ari byo bakumenyeraho baturiya muntu ni umuhanga wo kuboha. Hari n'igihe cyo kuboha, ariko hari n'igihe cyo kubohora. Byose biba byiza. Icyangombwa ni uko tuyoborwa n'Umwuka Wera. Umunsi umwe Abisirayeli babona bageze hafi y'igihugu cy'i Kanani, Mose icyo gihe yari akibarimo, akibayoboye, atarasimburwa na Yosuwa. Abona ko ari byiza kujya gutata icyo gihugu. Nta mugaba w'ingabo watera igihugu atabanje kugitata, ntibibaho. Niyo mpamvu burya n'ibihugu byohereza abatasi bakajya gutata ahandi, ni ukugira ngo bamenye uko ibindi bihugu bimeze. Nubwo baba bacuditse ari inshuti, ariko baba bavuga bati ntawamenya, wenda hari igihe tuzagira icyo dupfa, hanyuma reka tumenye uko bahagaze, uko bameze. Mose afata abatasi 12, akajya afata umwe muri buri muryango, nk'uko imiryango y'Abisirayeli yari iri 12. Ababwira uburyo bazatata. Arababwira ngo igihugu mugiye gutata, igihugu tugiye kuzajyamo, muzamenye uko giteye, muzamenye imisozi yaho miremire, mumenye n'ibibaya byaho, muzamenye imidugudu y'inkike, ni ukuvuga ifite inkike z'amabuye
n'indi midugudu yoroshye gutera. Muzamenye umubare w'abasirikare babo uko ungana. Muzamenye imirwanire yabo uko barwana. Mumenye n'intwaro zabo. Muzamenye n'ubutunzi bwabo, kandi nimujya kugaruka muzanzanira ikimenyetso cy'ubutunzi bwabo, nibwo nzemera ko mwahageze. Abayobora mu buryo bwose uko bazabyitwaramo, kandi muzirinde ntihakagire umuntu babona. Baragenda, bagezeyo babikora nk'uko yabivuze. Hanyuma ngo abantu bamwe baza kubabona, binjira mu nzu ya maraya Rahabu ngo arabahisha. Baramubaza bati ariko ko twabonye Abisirayeli binjira hano? Ati banyuze hano. Ati nimubakurikire murabafatira kuri Yorodani, mwihute batarambuka Yorodani. Nuko baragenda, barategereza iminsi iratambuka, barababura, baragaruka. Rahabu arababwira ati byararangiye, ntabwo bakibategeye mu mayira. Buriya abamaraya ibintu by'ubutasi barabizi cyane, kandi abamaraya bamenya amakuru wowe utamenya. Bafite ukuntu baganira n'abagabo, bafite ukuntu baganira n'abakuru b'abasirikare, bafite ukuntu baganira n'abategetsi wowe utaje uganira nabo. Noneho rero abamaraya arababwira ati byararangiye, bazi ko mwambutse Yorodani, byararangiye, mushatse mwagenda. Baragaruka batanga amakuru kuri Mose, Abisirayeli bose bumva bati igihugu watwoherejemo gutata ni cyiza pe. Bati dore n'imbuto tuzanye z'icyo gihugu kirakize, ni igihugu cy'amata n'ubuki nk'uko Imana yakivuze. Ariko abagabo baho n'ibihanda biteye ubwoba. Twarabarebaga, twareba natwe twakwireba tukabona tumeze nk'inzige iruhande rwabo. Barongera bagerekaho n'ikinyoma ngo kandi nabo niko batubonaga. Urumva umutasi agiye gutata, arihisha ntibamubona, ariko ngo kandi nabo niko batubonaga. Urumva n'ababarabutswe ntabwo bababwiye amakuru y'uko bababonye, yari amakuru y'ubwoba. Umuntu w'umunyabwoba ni umuntu mubi cyane, aca intege abandi. Ariko umuntu w'intwari ni umuntu mwiza, agarura abandi akabasubizamo intege, bamaze gucika intege bakongera bagakomera. Kujya ku rugamba urwo ari rwo rwose, nubwo rwaba ari urugamba rw'amasengesho, ukarujyanamo n'umuntu w'umunyabwoba, biba bibi cyane. Kenshi Yesu yajyaga agenda gusenga ku musozi, akagenda wenyine, ubundi agafata nk'abigishwa 2 cyangwa 3 bakajyana, kubera ko yabaga azi ko abantu bose badafite umutima umwe. Noneho abo bavuze inkuru z'incamugongo ngo bari 10. Yosuwa na Kalebu ngo barababara cyane, baravuga bati rwose igihugu twagezemo ni cyiza pe, kandi ni igihugu twahawe n'Imana, nta mpamvu yo gutekereza ko tutazatsinda, tugomba gutsinda.
ni igihugu cyacu kuko twagihawe n'Imana. Uko bari kose ntabwo baruta Imana yakiduhaye. Barongera baravuga bati rwose ntimubafate nk'abantu bakomeye, twebwe turabona ko tuzabarya nk'umutsima cyangwa tuzabarya nk'umugati. Urabona ko umugati wakojeje mu cyayi nta mbaraga uba ugifite, noneho tuzabarya nk'umugati pe bakojejwe mu cyayi utagifite imbaraga, ntabwo bazahagarara imbere yacu. Ariko bavuga irindi jambo. Yosuwa aravuga ati jewe icyo mbona ni kimwe, icyo nahishuriwe n'Imana. Icyari kibatwikiriye cyamaze kubavaho. Ntimubatinye, icyari kibatwikiriye cyamaze kubavaho. Muri mugoroba nk'uko twabyumvise turumva amasengesho yo gutwikurura icyari gitwikiriye. Ingabo z'Imana iteka iyo zarwanaga zirwana n'abanzi babo, Imana nayo yoherezaga ingabo zayo zikabagota, nayo ubwayo ikabatwikira. Ariko n'abanzi babo ntabwo babaga bari bonyine, habaga hariho ingabo za Satani nazo zibatwikiriye, zikabagota zikabatwikira impande zose zikabarwanirira. Wibuke ko Yosuwa amaze kugotwa n'ingabo z'Abasiriya, Gehazi yaravuze ati turapfuye dore Abasiriya batugose. Maze Elisa aravuga ati Mana muhumura amaso abone ko abo turi kumwe baruta abari kumwe n'abanzi. Ntabwo yavuze ngo muhumura amaso abone ko twebwe dukomeye kurusha abanzi, ariko yari afite amaso abona rwose ibitaboneka. Yabonaga abo bari kumwe bavuye mu ijuru, akabona imbaraga z'Imana zibagose zibatwikiriye, ariko akabona n'abanzi nabo bafite abandi bari kumwe nabo. Ati nyamara ndabona abo turi kumwe bakomeye kuruta abari kumwe n'abanzi. Urumva n'abanzi nabo ntabwo bari bonyine, nabo bari bafite abandi bari kumwe nabo. Ibyo rero nibyo Yosuwa nawe yahishuriwe. Aravuga ati twebwe natwe dufite Imana iri kumwe natwe, itugose idutwikiriye. Bariya nabo ntabwo bari boroshye kuko bari bafite abandi nabo bari babatwikiriye, ariko ikintu namaze guhishurirwa niki, nuko abari babatwikiriye cyangwa icyari kibatwikiriye cyangwa imbaraga za Satani zari zibatwikiriye zibarwanirira zamaze kubavaho, bari bonyine. Amen. Muri uyu mugoroba turasenga amasengesho yo gutwikurura abanzi b'itorero ry'Imana. Ntabwo dusenga ngo abantu ngo bapfe, oya. Niba umuntu akwanga afite uri inyuma y'umukoresha, ukagerageza kumurwanya ukabona biranga pe, ariko buriya hari ikintu uba wibagiwe. Hari abamutwikiriye bamuha imbaraga zo kukurwanya, ukagerageza guhirika ukabona ntahirika, nawe afite abandi bamugarura bamuha imbaraga. Icyo ugomba gukora ni iki? Ntabwo ari ukuvuga ngo uyu muntu undwanya napfe, oya.
si no kuvuga ngo narware, oya, ni ikintu kimwe gusa cyoroshye. Izi mbaraga zimutwikiriye nizimuveho, zijye ikuzimu mu izina rya Yesu, hanyuma asigare wenyine. Iyo asigaye wenyine, icyari kimutwikiriye kimaze kumuvaho, birashoboka ko agarura akenge, atari ko uyu muntu turapfa iki, ndamuhora iki. Ariko biranashoboka ko yakomeza nanone kurwana. Iyo agize amahirwe akagarura umutima ati uyu muntu ndamuziza iki, waba ari uwo gukizwa. Ariko hari n'igihe akomeza akanga agahata, icyo gihe abarwana wenyine nta mbaraga bagifite, kuko icyari kimutwikiriye cyamuhaga imbaraga kiba cyamaze kumuvaho. Gusenga uvuga ngo abarozi bapfe, abanyanga bapfe, ntabwo ari byiza, ntabwo ari isengesho ryiza. Ariko icyari kibatwikiriye, ikibaha imbaraga nikibaveho, kijye ikuzimu mu izina rya Yesu, basigare bonyine. Icyo gihe habaho kimwe mu bintu bibiri. Hari ubwo abo bantu bafata icyemezo cyo kubivamo, uyu muntu aho twamuhigiye kuva kera mwaretse tukamureka, cyangwa se tukagirana ubwiyunge nawe, cyangwa se nanone bagakomeza bagahata. Ariko iyo bakomeje guhata bibagwa nabi, kuko icyari bahaga imbaraga cyamaze kubavaho. Yesuwa yari afite ishurirwa ryiza cyane. Ntimubatinye, ntimutinye igihagararo cyabo, icyari kibatwikiriye cyabahaga imbaraga cyamaze kubavaho. Nta munsi n'umwe nubwo wandwanya, nta munsi n'umwe nzagutinya pe. Kandi ibyo mbivugishije ukuri, nta munsi n'umwe nzagutinya, nta n'undi muntu nzatinya ngo arakomeye, ngo arakize, ngo yangura, ngo yagira ate. Icyo nkora ni kimwe gusa, ndavuga nti mu izina rya Yesu, uriya mwuka umutwikiriye umpagurukiye numuveho, uje ikuzimu mu izina rya Yesu. Icyari kimutwikiriye kimaze kumuvaho, biba birangiye, asigara ari papa. Abana niho bavugaga kera ngo papa, kuvuga ngo ntacyo ufite. Nyaga abo twabandiriye icyo Kinyarwanda cy'abana bari bakizi. Noneho rero Mose yari afite iryo hishurirwa cyane ryo gutwikurura umwanzi. Bageze mu butayu bw'umusozi witwa Refidimu, ngo babona hakurya ingabo z'Abamaleki cyangwa Abamaleki ngo zije zibasanga, zije kubatera. Mose mu gihe abantu bafite ubwoba, babona ko haje igitero gikomeye cy'abantu bize igisirikare b'abahanga kandi benshi bafite n'intwaro zikomeye, ngo bagira ubwoba. Mose abanyuzamo amaso, abona abantu bagize ubwoba, ariko abona Yosuwa afite umutima ukomeye. Yosuwa aravuga ati nibaze nyine, nibaze duhure turebe imbwa n'umugabo. Mose uwo mwanya ntaho Yosuwa yari yararwanye, ariko buriya umugaba w'ingabo ashobora kunyuza amaso mu basirikare akabona uwagize ubwoba n'ufite umutima ukomeye.
ati Yosuwa ati njyanye na Aroni na Huri ku musozi gusenga nawe yobora urugamba. Ubwo niko batangiye kwegerana bajya kurwana. Mose nabo bageze hejuru y'umusozi. Ihishurirwa Mose yari afite ni ahantu hari imbaraga z'Imana, ahantu ho mu ijuru hari imbaraga z'Imana. Aroni ntabwo bahabonaga. Mose yabonaga uruzi rw'imbaraga z'Imana ruriya dusoma mu byahishuwe 22 kuva ku murongo wa 1 n'uwa 2. Ruriya ruzi rwitwa uruzi rw'amazi y'ubugingo. Iyo ururebye hejuru nk'uko Yohana yarurebye hejuru, haba hari abona ari amazi. Hari imbaraga rero z'amazi y'ubugingo. Bibiliya ivuga ngo ni imbaraga zitumara inyota. Yesu yavuze ati ufite inyota naze muhe ku mazi y'ubugingo, na inzuzi z'amazi y'ubugingo zije zitemba ziva mu nda ye. Nirwo ruzi Yesaya yabonye ati ufite inyota naze agure arye anywe, agure vino n'amata kandi dutazi feza, arye anywe. Ariko ruriya ruzi ntabwo rubama imbaraga z'amazi gusa. Ruriya ruzi rubamo imbaraga z'uburyo burindwi. Iyo utangiriye hejuru haba hari imbaraga z'amazi. Uko ugenda umanuka hagenda habamo imbaraga Bibiliya yita ngo ni imbaraga za vino cyangwa za divayi. Bibiliya iravuga ngo ntimugasinde inzoga kuko ziba mu bukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka wera. Ni ukuvuga ngo usinde ahubwo divayi yo mu ijuru. Ziriya ni imbaraga zitanga ibyishimo. Iyo umuntu ahuye na bene ziriya mbaraga niwe ubona gusa umuntu aseka ukatira kuri uyu muntu ni ikigoryi, ntabona ibibazo turimo. Umuntu yaba akennye kuriya, ashoje kuriya, afite amazi bameze kuriya agaseka kabone yifitiye amahoro. Izo ni imbaraga za vino. Uko ugenda umanuka ugera mu mbaraga z'umucyo, zitwa imbaraga z'umucyo w'ubugingo. Ziriya ni imbaraga zizura ubugingo bupfuye hanyuma bukaba buzima. Twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu n'ibyaha, ariko Imana yaratuzuye muri Yesu Kristo. Ziriya mbaraga zirazura pe. Umuntu wari upfuye mu mwuka akongera akaba muzima mu mwuka. Uko ugenda umanuka winjira mu mbaraga z'amavuta. Yesu yaravuze ati Uwiteka yansize amavuta yo kubohora imbohe, nazo zitanga ibyishimo, zikabohora impumyi zigahumuka, abamugaye bagahaguruka, abarwaye imigongo igakira, barwaye imitwe iryana idakira bakumva bamerewe neza mu mutwe, amatwi akazibuka. Izo ni imbaraga z'amavuta. Uko ukomeza rero umanuka muri urwo ruzi winjira mu zindi mbaraga zitwa imbaraga z'umuyaga. Ziriya mbaraga z'umuyaga zizana ubumwe ahatari ubumwe,
zikongera zikanarema ikintu kitariho, ikintu kitariho. Noneho nizo mbaraga Ezekiyeli yabonye. Imana iramubaza iti ubonye iki? Ati ndabona amagufwa atatanye yuzuye ikibaya. Ari amavuta se, ari ndanywa amavuta, ari amagufwa yakongera kubaho? Ati ni wowe ubizi, yewe ntaho ndabibona. Ngaho hamagara umuyaga w'Imana uhuhe winjire muri ariya magufwa. Ati umuyaga w'Imana ngaho genda winjire muri ariya magufwa. Ngabona igufwa riragenda ryegera irindi. Ibintu byari byatatanye birongera birahura. Ngabona babaye abantu ariko ngo bapfuye. Ndabona ari abantu ariko byose ni intumbi. Nanone nta gikize. Bara amagufwa yego hagiyeho umubiri ariko abantu se bapfuye nanone bamaze iki? Atongera wowe ubwira umuyaga w'Imana. Umuyaga w'Imana ongera uhuhe winjire muri iriya mirambo. Umuyaga winjira ngabona abantu baratangiye baravyinnye. Izo ni imbaraga z'umuyaga. Hari n'izindi mbaraga z'igicu ariko zikora mu buryo butandukanye. Hari igihe muri Salomo asenga mu rusengero ngo ubwiza bw'Imana bwuzura igicu, bwuzura urusengero ngo bumeze nk'igicu kirabagirana ahantu hose igicu. Noneho Salomo ngo arapfukama arunama, Abisirayeli bose ngo bikubita hasi barunama bati Imana iri hano. Aho ni Imana ibishaka kukwereka ko iri kumwe nawe. Ntutinye, ndi kumwe nawe. Ariko kiriya gicu nanone gikunda kugaragara iyo Imana ihagurukijwe no kurwana. Hari igihe Imana ibwira abamarayika, abakerubi, abasirikare bayo ngo barwane. Hari n'igihe ihaguruka yonyine ikarwana. Usomye Zaburi ya 18, Dawidi ngo agoswe n'abanzi pepepepe impande zose ngo atakira Uwiteka. Ati Uwiteka yumva gutaka kwanjye kwinjira mu matwi ye. Ngo amanuka ahetswe ngo n'abakerubi ariko ntibari bamuhetse, yabonaga gusa bari hejuru yabo, nabo bagenda gusa badefira munsi y'ibirenge. Ngo amanuka ahetswe n'abakerubi ngo agoswe n'igicu cya rukokoma. Haleluya! Ngo mu mazuru hacuma umwotsi. Yarakaye umukozi wanjye aho bamuhereye ni kera, reka nihagurukire. Yarakaye. Izo ni imbaraga z'igicu nacyo gikora muri ubwo buryo. Izindi mbaraga za karindwi ni imbaraga z'umuriro. Iyo Imana iguhaye imbaraga z'umuriro nazo ziri muri urwo ruzi ariko ni hasi cyane. Kugira ngo uzagereyo ni ukwibira cyane. Kwibira cyane. Abatazi kwibira cyane ntabwo bahagera, bazagarukira mu z'amazi. Eliya yakoranye n'imbaraga z'umuriro. Muri buke abasirikare bazaga kumufata agahamagara umuriro ukabatwika. Ziriya mbaraga zakoranaga na Eliya zari z'umuriro kubera ko nawe yari yarishuye cyane, aramanuka avoma imbaraga z'umuriro. Yasenga wa muriro umurimo ugakurura wa muriro wo mu ijuru. Dawidi nawe yarazibonye, abona Imana imanutse n'imbaraga z'umuriro, ariko abona itabwiye abakerubi ngo ngaho ni mu Rwanda, irirwanira yonyine.
irirwanira yonyine, ngo abona mu kanwa kayo ngo hava amakara yaka umuriro. Byari byakomeye, hava amakara yaka umuriro. Ngo abona ko arambura ikiganza, ngo arekura umuriro, ngo abona uza nk'imirabyo, ngo atatanya abanzi banjye. Abanzi ngo baratatana pe, ntawagiye ari kumwe n'undi. Imana imaze kubatatanya birutse, irabwira iti ngaha hasigaye nawe rwana. Kurwana n'uwamaze kwerekera irya se biragoye. Nanjye ndamwirukana, namukubita umugeni, ngaho nawe rwana. Aravuga ngo nanjye ndabakurikira, ngo bakubita umugena, ngo mbasya nk'umukungugu. Gukubita uhunga se biragoye nabyo. Ngo maze Uwiteka yigisha amaboko yanjye kurasana, ngo ngafora umuheto w'umuringa, kurasa umuntu mu mugongo se nabyo biragoye. Hari igihe Imana irwana, ariko yagera iti ngaho nawe hasigaye nawe ntabwo waviramo aho, uzaba umusirikare nyabaki utarwana. Imana ishimwe. Noneho Mose ageze kuri wa musozi, akurura imbaraga, akabona Abisirayeli uruhande rumwe, akabona n'Abamaleki urundi ruhande. Yakurura akazohereza impande zombi. Ku Bisirayeli akabatwikiriza ziriya mbaraga, ku Bamaleki akabatwikurura za zindi z'abadayimoni zibatwikiriye, akazohereza ikuzimu. Ku ruhande rumwe rw'Abisirayeli aratwikira, ariko ku rundi aratwikurura. Muveho mubarekure, mujye ikuzimu basigare bonyine. Mose yari afite ihishurirwa ryiza, ariko ndashima Imana kuko iri hishurirwa natwe Imana irariduhaye. Mbega ihishurirwa ryiza, kumenya gutwikira bamwe, ariko abandi ukabatwikurura, icyari kibatwikiriye ukacyohereza ikuzimu. Pawulo yandikiye Abakorinto, arabwira ati bariya abantu mubwiriza mukabona badakizwa, ati nuko hari kibatwikiriye, cyatwikiriye amaso y'imitima yabo, kugira ngo batabona umucyo w'ubutumwa bwiza, umucyo w'ubutumwa bwiza utabatambikira. Abakorinto ba 2:4-4. Amaso yabo aratwikiriye, arafunitse. None urababwira ngo urabereka ubwiza bw'Imana, se barabubona bate kandi mu maso yabo hatwikiriye? Ashima Imana avuga ati igihe Mose yavaga ku musozi, ngo yaje afite ubwiza bw'Imana mu maso ye, Abisirayeli ngo baramutinya. Ariko ngo uko bugenda ubwo bwiza bugenda bumuvaho, biko bagendaga bamutinyuka. Mose abonye ko ubwiza bw'Imana bumuvaho, ngo afata umwenda ngo aritwikira, ngo abantu batabona ubwiza bw'Imana bumuvaho. Maze Pawulo aravuga ngo twebweho ntibujya butuvaho, ngo ubwiza bwo mu maso ha Kristo buhorana natwe iteka ryose. Haleluya. Ntabwo twitwikira kugira ngo abantu batabone butuvaho, buzagukurwaho n'icyaha gusa. Uko igihe cyose uzahora imbere ya Yesu buzakugumaho. Icyaha gusa cyonyine, cyonyine. Bari abantu baratwikiriye. Hari
hari imyuka ibatwikiriye kugira ngo itwikiriye amaso y'imitima kugira ngo batabona ubwiza bw'Imana, itwikiriye amatwi y'umutima kugira ngo ijambo ry'Imana bataryumva. Iyo ubaza umuntu uti wumvise iki mu rusengero akakubwira ati simbyibuka, uragira ngo arigiza nkana, ntacyo aba yibuka nyine, nta kiba kinjiye muri we. Hari ibindi bintu biba bimutwikiriye bituma atumva. Tugiye gusenga amasengesho y'uburyo bubiri. Bamwe turabatwikurura, abandi turatwikira nyine. Nta kundi biri bugende, nta kundi byagenda. Niba uri umwanzi w'itorero uzanwa mu nzu y'Imana no kugerageza abakozi b'Imana, turagutwikurura. Icyari kigutwikiriye kikuzimu, usigara uri papa. Usigara uri imbokoboko. Ariko niba uri umukozi w'Imana, ahubwo turavuga ngo imbaraga z'Imana zikomeze zigutwikira, ndetse kiriya kintu kikurwanya kikuveho, kikuzimu, utwikirwe n'imbaraga z'Imana. Amen, amen. Ngo byose tukabikora mu izina rya Yesu Kristo. Duhaguruke dusenge. Hari imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu Kristo. Hari imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu. Hari imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu. Hari imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu. Pawulo yabibwiye Abakorinto neza cyane, bibona mu Bakorinto ba kabiri igice cya 10. Ati bariya abantu bafite imigambi mibi, ntukabatinye ngo nakarakwanga, nakarashaka kwica, nakagufitiye imigambi mibi. Mukureho icyo kintu, ni kumutwikurura. Ugifate mpiri ngo ukigomorore Kristo, ni ukuvuga ngo ubivuge mu izina rya Yesu, ucyohereze ikuzimu, hanyuma ya migambi mibi irapfa. Ngo ugikubite hasi, ni hasi ni ikuzimu, ntabwo ari hano kuri iyi si. Ngo ugikubite hasi, ucyohereze ikuzimu. Ariko murumva ibintu byiza ubimukuyeho, hanyuma wenda niba akomeje kukwanga, arakwanga ariko atagifite imbaraga zo kugira icyo yagutwara. Hari imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu. Hari imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu.
ugashingira muri aya magambo uti mu izina rya Yesu Kristo abanzi banjye bampagurukiye, icyari kibatwikiriye ntibakuyeho, ndakiboshye mu izina rya Yesu kandi nyohereje kuzimu. Abanzi b'itorero ry'Imana ikibatwikiriye, imbaraga z'ikuzimu zibatwikiriye, ndaziboshye mu izina rya Yesu kandi zohereje kuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Abana b'Imana imbaraga za Satani zibarwanya zibarekure mu izina rya Yesu kandi zije kuzimu, batwikirwa n'amaraso ya Yesu, batwikirwa n'imbaraga z'Umwuka Wera, bagira amahoro y'Imana, ibibarwanya byose bibarekure bije kuzimu, bagotwe n'abamarayika b'Imana, barwanirirwa n'umuriro w'Imana, babahorwa n'amavuta y'Imana, bagira amahoro y'Imana, umugisha w'Imana ubamanukire mu izina rya Yesu Kristo. Rambura amaboko ushima Imana. Ura Pentecoste tantere de stantile, grate tande da dire chantere de dule, grate da dire chancere de bonde da dire jangriste, ora Pentecoste tande gigere da anterande. Urakoze Mana y'ishobora byose kuko urwanira itorero ryawe kandi ukaba urineshereje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka duhe Imana amashyi menshi cyane ku bw'intsinzi ya Yesu. Haleluya. Murakoze cyane. Hobera mugenzi wawe umubwire ngo ntwikirijwe amaraso ya Yesu, ibyandwanyaga byose, imbaraga zose twazi twikuriye twazohereje kuzimu. Reka mugendere mu ntsinzi ya Yesu kandi mwumve ko mutinyutse ntaco kongera kubarwanya. Tuzongere duhura umunsi w'ejo. Imana ibagirire neza. Amen.